karabaye gayi karabaye kayitora pariti zose zikure ihariwe Parmehutu yewe nararibonye yararangiye kuko ibyakorewe igitarama byamaze gukomera karabaye gayi karabaye kamarama kayitora pariti zose zipfure yihariwe Parmehutu pariti nziza zose nizo zikuza impaka nizishiye itemerewe igitarama kuri atariki kuki kamarampaka itakizihizwa? Kamarampaka benshi bemeza ko ari imwe mu ntambwe ikomeye mu mateka y'u Rwanda kuko ngo niyo yashimangiye ubutegetsi bwa Repubulika, ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage bukorera abaturage. Hari ku 25 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1961 ubwo abanyarwanda bagiye kumara impaka zari hagati y'abifuzaga ko ubwami bugumaho kandi umwami Kigeli Ndahindurwa agakomeza kuruyobora n'abandi bashaka ubutegetsi bushingiye kuri Repubulika, aho ibintu byose by'igihugu ari ibya rubanda bikagengwa na rubanda, ndetse icyo gihe bagombaga no gutora niba banze umwami Kigeli Ndahindurwa. Uwo munsi rero wa 25 Nzeri umwaka w'1961 ngo witabiriwe na benshi mu gihugu hose. Repubulika iratsinda, ubwami n'umwami Kigeli bisezererwa burundu. Twibutse ko icyo gihe umwami Kigeli Ndahindurwa ngo n'ubundi yari yararutaye ngo yiberaga muri Kongo. Bivuga ko abagore bagize uruhare rukomeye muri iyi ntsinzi, mu gihe runari yari bizeyeho amajwi kuko abagore bari baravuye ko umwami atariho batabyara bataheka batahinga ngo beze. Iyi runari ntiyamenye ko abagore bagezeho bagashyira ubwenge ku gihe, maze ngo bahagurukire icyarimwe batora ibara ry'umukara wasaga n'ingutiya z'umukara benshi bambaraga, ngo bigaragaza ko uwo mukara bifubitse ari nawe uzabageza ku yindi shusho ikeye kurushaho. Byarabaye rero. Tubashimire mwe mwese mwifuje kugira icyo muvuga kuri uyu munsi wa kamarampaka. Bwana Gakoko Manege Victor waribaza impamvu kamarampaka itakizihizwa. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Vestine Mugwaneza. Bwana Gakoko, ejo ubicishije ku rubuga nkoranyambaga Facebook wagize icyo uvuga ku itariki ya 25 Nzeri ariko ku kwezi kwa 9. Mu nyandiko wanditse mu rurimi rw'igifaransa watangiye ugira uti quel désastre social s'écrit. Ukomeza ugira icyo uvuga ku itariki ya 25 Nzeri igihugu cy'u Rwanda cyatangiye kwizihiza mu mwaka w'1961. Mu rurimi rw'igifaransa warangiza uvuga uti kuki iyo tariki itakizihizwa. Bwana Gakoko Victor rero ushobora gutangira wibwira abumva ikondera ribo. Vestine urakoze, nagira ngo naratuza abatwumva hanyuma mu magambo makeya ngira icyo nkubwira kuri iyo nyandiko natanze ejo. Jewe ubundi nitwa Victor Manege Gakoko, aba naravutse muri 1955. Amashuri yabanza nayigiye ku Musanze mu Ruhengeri, nkomereza ibyumba muri tronc comité cya mbere, icya kabiri ndikorera muri groupe scolaire Bitare, hanyuma nkava njya mu Burusiya aho nagiye nakoreye nigaga mu ishuri rikuru ibyerekeranye n'amashanyarazi cyangwa se ibyerekeranye na electricité. Hariho nakoreye diplome, noneho ndaza ntangira gukora muri Electrogaz makora imyaka 2,
ubundi njya muri milikafe ni ukuvuga ko igihe jenoside yabaga jenoside yakorewe abatutsi yabaga niho nari ngikora ngaho mu magambo make. ukaba utubwira kuri kamarampaka, kuki kamarampaka, kuki uyu munsi watumye rwose ushobora kuvuga ushaka kugira icyo uvuga ku Rwanda? wowe kamarampaka uyiziho iki? itariki ya 25 Nzeri yatangiye kwizihizwa mu mwaka w'1961. ni iki wabwira abanyarwanda kuri uwo munsi mukuru? nkurikije ibyo nabonye wanditse mu rurimi rw'igifaransa numvise ushaka kuvuga, tuguhaye ijambo. nibyo rwose. Reka ntangire ukantu gatoya. Kera tukiga mu mashuri abanza hari isomo ryitwaga ngo education civique, sinzi ukuntu mu kinyarwanda umuntu yabivuga, ariko harimo iby'amateka no kumenya cyane cyane ukuntu umuntu mbega gutegura umunyarwanda kuba umupatiriyote. muri iryo somo rero ndibuka neza hari amatariki atatu bari baratwigishije, harimo akabarampaka, harimo ya independence, harimo n'umunsi wa demokarasi, hari ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. twanakuze rero umuntu akabifata gutya ari nk'umwana, ariko uko umuntu agiye yigira imbere agashaka kumenya neza ikiri inyuma uko byagenze, ubwo twaje no kubyiga mu masomo yandi y'amateka mu mashuri yisumbuye. ngeze rero mu cyiciro cya universite, urumva nari ntangiye nko kugira imyaka 20 hafi ya 20, niho natangiye kujya muri za organizasiyo z'abanyeshuri, harimo n'iyo bitaga AGER, Association Générale des Étudiants en Droit. iyo association yari yaravutse muri 1974, yaravukiye Butare, uwayoboraga wa mbere yari Sendashonga, ariko ikaba yari y'abanyeshuri b'abanyarwanda bose bari muri za kaminuza, ni ukuvuga bari mu bihugu hirya no hino. ubu rero twari dufite section yacu, Ububiligi ukagira ubwabo, mu Butaliyani, mu Budage n'ahandi. dore none natangiye gushaka no kumenya neza koko amateka no kumenya mbega abakiriyemo abayigizemo uruhare cyane. muri 77 cyangwa n'8 gato, nahisemo kujya gushaka umugabo w'intwari witwa Makuza Nasa, njya kumubaza. niwe wansubiriyemo amateka, ambwira ukuntu bakoze akazi gakomeye, ambwira ukuntu baharaniye demokarasi, baharaniye independence, baharaniye ku bwami buvaho. ubwo urabizi ibyo umuntu asomye hari ibyo agumana, ariko ibyo umuntu abwiwe n'umuntu wabyihagarariyeho bimugumamo. ibyo rero ubwo rero reka rero ndengeze aho ngaho nkubwire rero impamvu. ubu numvise ibiganiro byinshi by'abantu bashaka kuvuga amateka nk'uko atarazi. hambere ahangaha nta nubwo hari ukwezi kurashya cyangwa se n'abiri, hari umugabo witwa Nguzimana, numvise avuga ngo manifeste y'abahutu, rwa rwandiko bakayibanira bagenzi be banditse bavuga ibibazo byari biriho icyo gihe, avuga ko ariyo ntandaro, ko ariyo soko rya jenoside yakorewe abatutsi. si ukukubeshya umutima wari ugiye guhagarara. noneho ukibaza impamvu abantu bafata nk'iyo nyandiko ikubiyemo ibintu byagaragazaga ibibazo byari biriho, bisaba ubwami n'Ababiligi ko bagerageza kubikemura,
umuntu akihanikira akavuga ati nibo ngibyo bwahise niho byatangiye. Ariko se wenyine nta benshi cyane usanga hirya no hino bashaka kwandika amateka ukundi kwabo bakayitirira ababo. Hari abo numvise bavuga ngo u Rwanda rwo rwatangiye kubaho muri 1994, ukibaza ni aho tujyaho tugana. No, ibyo byatumye rero nongera kujya gusomera manifeste, ndayisoma ndayisoma ubu hari nabaye nk'uyifata mu mutwe. Hari akantu kamwe mu byerekeye ibisubizo bashakaga guhindura imyitwarire, imitekerereze y'uko nta bwoko buruta ubundi. Ako kantu niko kambere, guhindura imitekerereze n'imyitwarire. Noneho ikindi kintu naje kureba abantu badakunda kuvugira n'ibyo Munyangazi nicyo Munyangazi yavuze kuri iyo manifeste. Kandi nakwibutsa yuko atitwaga na manifeste y'abahutu, ahubwo ari ababiligi bayise manifeste y'abahutu. Ubundi yari urwandiko rukubiyemo ibisobanuro n'ibyifuzo bari ibyo n'icyo gihe byaba Kayibanda bagenzi be babonaga biriho, kugira ngo barebe uko igihugu cyatera imbere, abanyarwanda babana neza. Nuko rero nguko aho byaturi. Noneho nkibuka Perezida Kayibanda ikintu akunda kuvuga muri disikuru ati ubukene bubi n'ubujiji. Muri byo rero no kutamenya amateka n'ubujiji, ngiye mpamgaho intandaro yatumye nandika iriya nyandiko, kugira ngo ndebe ngiye ko hari abashaka nibura yuko twabiganiraho tukareba icyo twabivugaho, aho kugira ngo tujye twitwaza gusa ngo kanaka yaravuze cyangwa kanaka yarasomye ibi. Usanga rimwe na rimwe babisoma batagiye neza mu kubyumva neza ibyo ari byo n'ukuntu byagiye bikurikira. Nguko ikina cyane. Iyo nyandiko mwayanditse mu rurimi rw'igifaransa, mwabwira bumva icyo ikondera muri make icyo mwashatse kuvuga kuri kamarampaka n'impamvu mwumva iyo tariki ikwiye kwizihizwa. Inkomoko ntabwo byasaba igihe kinini kugira ngo tubisubiremo, twibukiranye gusa yuko kuva kuri iyo nyandiko ya Kayibanda bagenzi be batanzwe ku Babiligi n'Ibwami, ibyo bashatse ibisubizo babonye ibyo ntabwo byabashimishije, kandi si nabyo byatumye bigakwirana yuko hari n'abavugaga ko ibyo bibazo bisanari. Bituma rero abari igenzura abo ngabo badufatiye iya mbere mu gutekereza byo guterwa cyangwa kugira gutekereza ku bya politiki bya conscience politique, bakomeza iyo gahunda yo kugira ngo bashobore kugera ku byo bageze ku byo bagomba kugeraho. Biza kuvamo ahangaha navuga ko revolution muri 1959 utakwitirirwa gusa ngo abahutu. Ni ibibazo byose, harimo Kiliziya Gatolika, harimo abakoloni, harimo ubwami, harimo amapati. Icyo gihe yose yari hamwe, asa nkaho mu gifaransa byita interaction, biza gutuma bigera kuri revolution de 59. Birakomeza rero, urabizi uko amateka avuga, kugeraho ubwami buvaho, ariko buvaho ku buryo bamwe bavuga ngo ni kudeta yabaye, ariko noneho abaza ndumva ari inarahari bigasaba yuko haba referendum kugira ngo rero koko niba ubwami buvaho cyangwa bugumaho.
iyo tariki rero ya 25 Nzeri muri 1962 niyo itegere France yabereye yari yita Kamarampaka ari yari bita umunsi wa Repubulika aho ubwami bwavuyeho bikurikije amategeko n'ibihagarariye noneho haba Repubulika. Icyo nanditse rero ni uko constitution ya mbere ijyaho yananditswe cyane harimo umugabo witwaga Wimena Makuza Sasa kuri article ya mbere bavuga koko yuko u Rwanda ari Repubulika ko ubutegetsi ari ubutangwa n'abaturage ko bukorerwa abaturage urumva ko nagiye bitunze Francois niko bimeze nanu ari constitution ka Habyarimana ari constitution muri 1991 yari ihinduwe ari constitution mu 2003 tugendera aho ngo yahindagurikije byose ariko iyo ngingo yagumyemo u Rwanda ni Repubulika ni yari Repubulika rero buri mu mateka kuki tutawubahiriza ngicyo kibazo cyanjye kandi mu bindi bihugu byose umunsi nkuriya wubahirizwa ari nawo ahubwo urenze n'uwa independence. Kuri wowe rero urumva u Rwanda rwagombye gukomeza kwibuka itariki ya 25 Nzeri kubera ko u Rwanda ari wo munsi rwabayeho Repubulika. Birumvikana niba ari Repubulika ugomba kwemera aho yaturutse n'ukuntu yaje byose birumvikana. Niba rero utabyemera ubwo hari ikibazo. Reka ngaruka kukantu gatoya ibyo navuze ibyo Kayibanda yakunze kuvuga ubujiji ni ukutamenya nanone uburenganzira bwawe no guharanira uburenganzira bwawe. Iyo ufashe abaturage bacu abo mu Rwanda ugatangira kubazanamo kubabwira ibitari byo kandi ubikora nkana uzi neza ko batiye uzi neza ko ibinyamakuru byigenga bitabageraho uba ushaka kugera kure uri Repubulika uri umuntu wemera indangagaciro za Repubulika cyangwa se inyuma yaho hari ibindi bintu urayitwaza gusa ukikora ibyaha ni nk'uko ugiye mu